Amakuru fesi wa. Ya bitese. Ni sawa umeze utese. Nakomeza dore nuko nguko nemereye ubuzima bwarancyanze. Ariko wabyo nakugufasha se. Yego ndi kugenda nakubufasha. Reka njyewe ko nta kintu nawe mfite mu wenda ndebe ko wenda nakunyura ahantu. Yego Imana igumugisha. Sawa sawa. Yego murakoze kandi. Yego. Iriwe boss. Wandikira muri message Neza mukozi w'Imana wafunguriye. Murakoze Imana ibahumugisha. Amakuru boss, makuru yanyu. Yego. Biragenda. Yego byagendaga. Wafunguriye se. Yego reka nsendaje. Kansendaje tuvugane. Bisanzwe rumeze neza. Ntabwo nari meze neza ni gutya mbayeho. Bacyajya kugura gasikari. Ariko byagenda nabi. Mwakoze. Yego. Boss wiriwe. Amakuru neza wafunguriye se. fungurira Yego. oye Allo. Iyo message wayibonye. ikibazo rero Ako hari umuntu wigeze kuma amatungo mu muryango wanyu ngo hari umuntu wapfuye waba wagiye gutabara. Mwakoze. Rero so rwose mwagiye kumushyira. Boss wiriwe. Amakuru yanyu. Wafunguriye. Urumva njye ntabwo nabimenye nari kuza akoretse ko nyine ibintu byarahindutse abantu ngo pfavuga abandi nta kibazo bajya bapfavuga abandi Akaboko karakora se mane watuye. Nibyo. igisambo Igisambo. none kuki mugaza